Mwiriwe neza inshuti za Major Crypto. No munsi tugiye kubikura toma zacu tugendeye ku bw'uko pre-deposit yabaye yatangiye. So guys, icyo usabwa ni ukubana natwe ukazajya ugakora subscribe, byangombwa ukajoininga group yacu kugira uzajya ubonera amakuru ku gihe, atari ngombwa ngo urindire ngo ugiye aha. Ushaka waza akabana natwe muri group, urebe muri description link irabirimo. Izi mining zose tukora ziba zirimo. Mbibutsa memhash still iracyakomeje, muracyareba ko noneho total supply nigeze total supply igeze kuri 32%. Guys, mushaka rero mwaza tugatangira tukagakora. Reka tujye ku cyatuzanye. Nk'ibisanzwe toma yacu ngiyi, turakanda kuri open. Ugomba kuba wapodatinze ugomba kuba wapodatinze exchange yawe na Telegram iri update. Nimba mubireba neza ni uko nguko twinjiye muri Telegram yacu. Nuko toma zacu zihagaze. Uraza ukanda hano kuri asset nk'ibisanzwe, ukande kuri asset listing season airdrop, urahareba ukuntu handitse. So gusa ko twebwe ntabwo ari ibyo tugiyemo, turakanda hano kuri ngo pre-deposit. Uzukanda hano kuri escape and start play deposit. Abashaka bakora staking, ariko byaba byiza nuko wakora ukaza ugakora pre-deposit. So urakanda hano pre-deposit kandi next. Ahangaha nkuko mubireba neza, ngaha turakanda hano dushyiremo max haje zino 15,000 toma deposit. Ushyiremo UID yawe ya Bitgate, murara niyo tugiye kubikurizamo. Ushyiremo na adresse iri muri Aptos. Mbibutsa ko izi mining turi gukorera kuri Telegram, sinzi impamvu ziri kuhunga blockchain ya Ton gusa, ariko soon turaza kubimenya impamvu. Urareba izavuyemo ni iya mbere ni Memfi, urareba ni toma iragiye neyo bita bull, nayo nzabaha video ejo mbereka uburyo duclaiminga. So turaza twikandira hano submit. Tumara gutanga bino byose, tumaze gutanga UID na deposit address, ningi twashyizemo minimum yakenewe dushaka kugira. So guys, tudatinze reka tujye muri Bitgate yacu tuzane UID. Mbabwira ko izi exchange ugomba kuba ifite iri update kuko bitaza kugora. Uraza ukande hano, uraza ukande hano UID ngiyi, uragakandaho. Uraza ukande muri iyi zone, ikarita kaba copy, muri kuyibona hano ukuntu bambwiye. So wisubire inyuma wigire muri Telegram yawe upastingemo. Ahangaha tugiye kuzana adresse, Bitgate address muri Aptos. So turaza nanone dusubire inyuma. Okay, ukanda hano kuri asset, ukande kuri add found, kande deposit. Ujya hano muri search, usachingamo ijambo ngo toma, urahita uribona. Iyi ngiyi to market.
nimba kwa kundi mubireba network ni Aptos. Turakanda hano kuri copy, tuze tuyipestingemo, sigaye dukande submit nibisanzwe. Sorry gatoya, hano hejuru ntabwo twa twakanze kuri max, nimba ari izo utanga zose. So hano ukande hano submit nibisanzwe, kandi complete confirm. Murabireba ukuntu batubwiye ngo successful, ariko ko Bitget yaje deja bahise bavivura. So guys, nuko bikorwa, nuko bikurikizwa. Ubikora wese yizere ko ari gukora ibyo namweretse, uri gutanga UID ya nyayo, uri gutanga address ya nyayo, apana kugira ngo ubu maze amezi angana gutya nta kintu ukorera. So guys, see you. Kandi abakunda urebe muri comment, gutanga comment, urebe nimba utarakoze subscribing, mubasha kubana natwe, urebe muri description harimo link ya group ujoining, n'izindi mining zose ujye umenyera updates zayo. See you guys, love you.